babandi bitwa ngo abakozi b'Imana banduze izina ry'intumwa z'Imana. Abitwa abakozi b'Imana banduje, hari umugabo witwa ngo na Apotre Mutabazi. Nagiye kora mbona yibasiye umugabo witwa ngo ni Prince Kid, yavuze n'ijambo rikomeye, arangije aravuga ngo buriya ngo Prince Kid ngo nibamujyane ngo barangije kumushyingura bashyizeho na beto ngo n'indabo ngo mujyane indabo hariya irusororo. Ntago ari Apotre, ahubwo ni umusesenguzi, nta nubwo ari n'umukozi w'Imana, reka tubivuge gutyo, ko ni umusesenguzi w'amagambo. We arimo gushaka kwamamara, beza kugira ngo izina rimenyekane. Rero ntazongere kwitwa Apotre Mutabazi, azajye yitwa umusesenguzi Mutabazi, kandi ubwo nuko mbyanzuye. Nagiye ko nambona agiye kuri social media ayisa kubita BAMPORIKI, ako arahandi nanone niyumvishije ngo ni IBANDI. Ni umusesenguzi ntago ari Apotre, abantu babimenye. Icyambere bamurega kurya amafaranga y'abantu, ubwo bivuze ngo akebo yagere ari kugereramo no BAMPORIKI nawe yakagererwamo, agende gake nawe baramubimushinze. Wibuke neza ko ariko na amaturo, kandi na Apotre yemerewe kurya amaturo. Ntago ari Apotre, ivuga ni umusesenguzi. Akaza kushaka kumwaka titre. Intumwa y'Imana isengera igihugu, igasengera abana b'Imana bakabohoka bagakira, nuko intumwa y'Imana igomba kugenda. BAMPORIKI nimba yaribye, buriya ashobora kuba yarababajwe ko yuko yibye ntamuhe wowe, wenda kubera ko bivuga ko Mutabazi nawe ari umujura. Yes, reka ntangire ngusuhuza aho dukurikiye ku ISEZERANO TV, n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka ngushimira aho waba uherereye hose, yaba uri hano mu Rwanda, mu Burundi cyangwa se muri diaspora, mu bice bitandukanye by'isi. Mwese ndabasuhuje kandi amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera turi kumwe na Damour. Twishimiye kongera kubana nawe. Nanjye ndabashimiye. Amakuru Damour? Urebye ni meza. Kuvuga ngo urebye ukabanza kubitekerezaho. Ni biba mu bantu mureba hirya no hino ukabona ibintu bitari kugenda neza, ariko dushimiye Imana yo yemeye ko twongera kugaruka ku ISEZERANO TV. Abakunzi ba ISEZERANO TV turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha, kandi n'abakunzi banjye nanjye ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Damour, uyu munsi nashaka ko tuza kuganira ku ijambo rikunda gukoreshwa, aho abantu usanga bavuga ngo ni abakozi b'Imana. Yego, abakozi b'Imana. Ese ubundi kuki babita abakozi b'Imana? Iyo bavuze umukozi w'Imana, we kubwawe wumva iki? Yego, ku ruhare rwanjye ngewe ntago njya mbyemera. Kubera icyo utabyemera? Bibiliya iravuga ngo umuntu wahamagawe n'Imana aratoranywa, yamara gutoranywa agahinduka intumwa. Bibiliya yose nuyisoma uzasanga nta hantu handitse umukozi w'Imana, ahubwo yitwa intumwa y'Imana. Natanga n'ingero. Yego. Pawulo, intumwa ya Yesu Kristo. Abenshi bose bitwa intumwa. Iyo atanditse intumwa, yandikwa mu gitabo ko ari umuntu w'Imana. Urugero, Elisa ari mu gihugu cyitwa Idutani, ngo umwami yohereje ingabo, aravuga ati mugende munzanire uwo mugabo. Ariko ngo umwami ngo baramwegera bamubwira, rero ese kuki, arabaza intumwa, ariko bundi kuki tujya gutera igihugu bakabimenya, baba babimenyeshejwe n'iki? Umwe aramubwira ati reka da, ati muri kiriya gihugu hari umuntu w'Imana uhari. Urumva? Ni umuhanuzi, ariko yitwa umuntu w'iki? W'Imana. Ntago ari umukozi w'Imana, yitwa umuntu w'Imana, akitwa intumwa y'Imana. Nanjye rero iyo naje imbere ya kamera namba natumwe,
ntago mba naje nk'umukozi w'Imana oya naje mu buryo bwo kwitwa intumwa y'Imana. Buriya n'abapotere buriya bitwa intumwa. Yego. Bitwa intumwa y'Imana. Apotre ni intumwa n'ubundi. Apotre ni intumwa. Nuko mbyumva kandi nako n'imyemerere yanjye na mwuka wera undimo nuko ambwira. Ariko hejuru yuko bavuga ko ari abapotre bavuga ko ari n'abakozi b'Imana. Nyine nibyo bya nakubwiraga ngo bitewe cyangwa se bitewe n'ibintu bimitse nimba nge naravutse nitwa nsanga Evoda ari umukozi w'Imana nyine nzakomereza ko ari umukozi w'Imana. Kimwe nk'uko abantu bavuga ngo runaka ni mwarimu w'amashuri nyine ni mwarimu. Rero ni ibintu baje bayita bandika ati runaka ni umukozi w'Imana, runaka ni umukozi w'Imana, ariko sibyo mbikosore. Nimba uri umuntu w'Imana uri intumwa ntago uri umukozi. Mbikosore mbitangariza abantu ntago umukozi w'Imana ari byo bajyaga ngo uriya ni intumwa y'Imana. None se abantu bose bazitwa intumwa z'Imana? Bonde niko byakagombye. Bazatumwa kuri bande bose niba bintumwa ku bantu kandi bose bazaba babaye intumwa? Oya. Nimba ngewe ndi intumwa nimba ntumwe n'Imana nzaza hano imbere ya kamera mvuge ngo Imana irantumye. Pawulo yatumwaga n'Imana akagenda akabwiriza abo muri Atalanta akagenda akababwiriza kubera ko yatumwe. Ntago yagiye nk'umukozi w'Imana ahubwo yagiye nk'intumwa. Akagenda akabwiriza abantu bakihana ibyaha bakava mu byaha akagenda ibirema bigahaguruka agakiza indwara kubera ko yatumwe n'Imana. Ntago yagiye nk'umukozi. Ariko iyo ugiye nk'intumwa ibintu birahinduka. Ko yagiye nk'intumwa ntago yagiye nk'umukozi. Ubona ingaruka ziri mu kuba abantu bakwitwa abakozi b'Imana ari zihe none aho kuba intumwa? Ahubwo vuga ngo kubera ko babandi bitwa ngo abakozi b'Imana banduze izina ry'intumwa z'Imana. Abitwa abakozi b'Imana banduje intumwa z'Imana. Gute mu buhe buryo? Urugero njyewe nimba nza kuri kamera ngo ndi umukozi w'Imana nkaza nkakura ibyangwa n'amaso imbere y'Imana, icyo gihe nimba ngewe intumwa y'Imana Damuru nimba nanjye bazi ko ndi umuhanuzi w'Imana, icyo gihe bazahita bavuga ngo ameze kimwe na runaka. Nese ubwo urumva ataba atanduze izina? Urumva ataba adatukishije izina ry'Imana? Nukanga aba atukishije na wa wundi mbese aba yishe mbese abafunze inzira z'intumwa. Bundi nta mukozi w'Imana navuga ngo umukozi w'Imana naba ubwo ni intumwa y'Imana. Intumwa n'umukozi biratandukanye. Ariko bose niba bafite aho bakorera kuko ni intumwa ibifite uwayituma. Yego. Ariko burya se ntago ashobora kuba nawe yaba nk'umukozi we. Intumwa burya se umukozi wayitumye. Nje urugero Elisa yari afite Eliya yari afite uwamufashaga mu murimo w'Imana. Ababonye Elisa umusimbura. Buri muntu wese burya aba afite umusimbura. No mu kazi k'Imana umuntu agira umusimbura. Yego. No mu kazi k'isi buri muntu wese agira umusimbura. Nta muntu n'umwe utagira umusimbura. Ubu hano kuri iyi ntebe nicayeho hari umusimbura uri gutegurwa. Umuhanuzi buri arahanura akagera igihe cyo kuzima akagenda akibagirana neza Imana igahagurutsa uwundi muhanuzi akaza agahanura mu mavuta mashyashya. Buri muntu wese agira umusimbura. Intumwa igira umusimbura. Intumwa igira umuntu umutwaza ibitabo, igira umuntu intumwa igira umuntu urugero nshobora kuba ndi umwapotere yego nkahita mvuga ati mu idini ryanjye runaka noherejeyo umupasiteri. Azagenda yitwa pasiteri ntabwo azagenda yitwa umukozi w'Imana. Ko yo intumwa yamwohereje nkuko ibihugu bimwe runaka perezida ashobora kohereza intumwa imuhagarariye.
ariko ntago azagenda yitwa perezida, azagenda yitwa intumwa. none uri kubisobanukirwa. yego. Umupasiteri najyana na mwarimu, mwarimu ntago azagenda yitwa pasiteri, azagenda yitwa mwarimu, kubera ko ni mwarimu nyine. ntago aragera igihe cyo kwitwa intumwa. buriya kugira ngo uzitwe intumwa biba byaraciye mu rugamba rukomeye. uzarebe umusirikare mbere y'uko aba koroneri arabanza akajya ku ikosi, akava kuri koroneri akagenda azamuka amapeti, akagenda yazamura bitewe n'inshingano yagiye ahabwa kandi akazikora neza. yego. bitewe n'uko bamwohereje kuyobora batayo akayijyana amahoro, akayigarura amahoro. bitewe n'uburyo bamutumye ko agomba gukora, yagera bitunganya, amaze kubitunganya aragaruka bamwambika ipeti. icyo gihe aba yabiharaniye. rero kugira ngo uzitwe intumwa urabiharanira. cyambere ugenda nk'uko Imana igira gute ishaka, ukemerera Imana ikaba muri wowe, ukageragezwa ukihangana, mbe ugatukwa ukihangana, mbe bakagusebya ukihangana, mbe bakakuroga ukihanganira ubwo burozi. urumva Evo, n'abadukurikiye nabo babyumve, ukihanganira icyo cyiciro urimo, ukihanganira ako karengane uri guhura nako ukihangana. buriya kugira ngo ujye kwitwa intumwa, Imana ibigurimo kugutoza ku buryo intore cyangwa se intama zayo zizaza imbere yawe zikakubwira ngo turenganure. kubera ko uri intumwa ukamenya ukurenganura intama zawe, ntabwo uzaziroha. nubwo buryo intumwa ikwiriye kubaho. zuko n'umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo bareke bagende ikivunze, ariko nibagera kuri Yorodani bazambuka intwari gusa. bareke nibakomeze bavuge, biyita amazina atari ayabo. ni umugabo witwa Gihazi, nawe yiyise izina ritari irye, yashatse kwigira nk'intumwa. hangije ibibembe byari biri kuri uriya mugabo Namani bita bimujyaho. yari yinjiye mu mavuta dufite abantu binjira mu mavuta atari ayabo. none numva bisobanutse. yego. ndabona turimo dutangiye ikiganiro wambwiye uti nabonaga usa nkaho urakaye utishimye, ngo byari byagenze bite? ejo bundi nagiye ku cyangwa mbanze nshimira Imana yampaye telefone. ubu nanjye nsigaye njya ku mashusho media agiye atandukanye. harya nayo wari ufite? nayiriwe nari mfite telefone yayindi ya fake. nshimire n'Isezerano n'abakunzi bacu, bakunzi b'Isezerano TV. hari ukuntu Imana yabigenje iti nkubita telefone $150. numva se atari ukubera Imana. ubwo rero nanjye nkiyibona, sinzi ukuntu nagiye kuri social media mbona saga iri mu bantu bita ngo ni abapotre. muri ba bakozi b'Imana twavugaga ngo ni abakozi b'Imana, ariko noneho bongeyeho izina ryitwa ngo ni apotre. kandi apotre risobanura intumwa. ako naje kubatangariza ntago muri intumwa, ahubwo mbashyiraho agakato. amatitire urayabatse se? amatitire mwari mufite ndayabatse, ahubwo mwitwa abakozi. reka turebe izo saga ni izihe. hari umugabo witwa ngo ni Apotre Mutabazi. nagiye kora mbona yibasiye umugabo witwa ngo ni Prince Kid. uriya wa Miss Rwanda. yaramwibasiye se buriya? arangije aravuga ati buriya yavuze n'ijambo rikomeye. arangije aravuga ngo buriya ngo Prince Kid ngo nibamujyane, ngo barangije kumushyingura bashyizeho na beto, ngo n'indabo ngo mujyane indabo hariya i Rusororo. yabivuze kubera ijambo perezida wa Repubulika yari yavuze kuri Prince Kid n'ubundi avuga imyitwarire mbega yabivuzeho ibintu byaberaga muri Miss Rwanda. yego. Iriya jambo buriya jambo perezida rero yavuze nararyumvishije. yari ari kunenga uriya muhungu. ariko Mutabazi yitwa Apotre
ntago ari apotre ahubwo ni umusesenguzi. Nta nubwo ari n'umukozi w'Imana, reka tubivuge gutyo ko ni umusesenguzi w'amagambo. No, ibyo asesengura se byo urabyemera? Ibyo arawe arimo gushaka kwamamara. Beza kugira ngo izina rimenyekane. Mutabazi izina rizamuke jugujugujugu rigende rizamuke, kandi ntago ariko bazamuka, ntago ariko amatitira azamuka. Rero ntazongere kwitwa Apotre Mutabazi, azajye yitwa umusesenguzi Mutabazi, kandi ubwo nuko mbyanzuye. Reka turebe noneho kuri ibyo yavuga bya Prince Kid. Ukurikiranye ubusesenguzi yakoze ntago ari byo? Ntago ari byo. Nk'umuntu koko nimba yitwa Apotre, nose kujya acira abantu imanza, nabyumve nimba amakosa yabaye koko nayumve, namara kuyumva afunga umunwa. Akebugereramo mugenzi wawe nawe niko ugererwamo. Inkota wicisha mugenzi wawe nawe uzicishwa. Turasimbikira muri Bibiliya. Umugabo witwa Naboti, Ezeberi uko byagenze ntago imbwa aho amaraso mbese aho imbwa zari gati amaraso ya Naboti, ni naho amaraso ya Ezeberi yamenekeye aho ngaho. Bivuze ngo akebugereramo mugenzi wawe nawe ni kugererwamo. Ntago tuje gushyigikira Prince Kid. Ibyo bavuga koko nimba ari ukuri nibimuhama tayari agomba guhanwa. None se tugarutse ku busesenguzi bwe, urumva we yasesenguraga ibyo president yari yavuze, ntago bihuye n'ibyo president yari yavuze, kuko nabonye ko perezida yigeze avuga ngo Prince Kid ngo ndamwishe, ngo nibamujyane ngo irusororo, ngo bakireho indabo, ngo bakireho na beto. Yigeze abivuga? Ahubwo we yumvishije amagambo ashaka kwanariza, we aranarengera. None avuga mbese abashaka kwerekana ko ari umuntu uzi, navuga ko ari umuntu wize, ariko buriya ntago ari ubwenge. Muri make yabeshye perezida. Perezida we yavuze amagambo yagomba kuvuga nk'umukuru w'igihugu. Ashaka kugaragaza ko ayo makosa koko yabaye. Nawe yarabibonye arababara, kandi nibyo nta kuntu yaba abana b'igihugu cy'u Rwanda ntago baba bakorerwa iyo ricaribuzo, reka ariko tubivuga. Nta kuntu waba igihugu cy'u Rwanda gifite abakobwa beza nka kuriya, nibarangiza bumve ngo hari umuntu wirirwa ubasambanya. Urumva icyo ni igisebo ku gihugu cy'u Rwanda kameme. Perezida nawe yagombaga kuza abivugaho, akagomba kugira gute, yagomba no kubibazwa, akabiryozwa. Yasanga icyaha kimuhama agahanwa, nkuko nubundi iyo ugiye kuburana watsindwa urahanwa, utatsindwa durataha. Twagombaga gutegereza, cyangwa se Mutabazi yagombaga gutegereza icyo umwanzuro w'urukiko, icyo ugomba kwanzura, cyangwa se yaza akavuga ati ibyo Prince Kid yakoze ntago ari byo, ariko ntago agomba kumwica, ni muzima. We yararengereye, yitwa ngo na Apotre. Se na Apotre bundi hako se iryo zina Apotre bundi babaza agaciro ka Apotre. Rero izina Apotre ndarimwatse ni mbese nuko nguko izina Apotre Mutabazi narimwatse ni umusesenguzi. None se ufite ubushobozi bwo kumwaka titre? Nge n'Imana yanjye turarimwatse, ni umusesenguzi. Ni Imana none yaravuze mumva ku ijambo ry'Imana ivuga ngo nimuba muri ngewe amagambo yanjye akaba murimo, nimusabe icyo mushaka muzahawe. Akaba ngo nimukuri bishimwa mu bigaho, akanwa kanya kazahinduka nk'akanya. Nase ugira ngo nibyo byonyine nibyo byonyine. Nagiye ko nambona agiye kuri social media ayisakubita bamoyiki Edouard. None aragendera mu manuka we aramumanuka ngo na Apotre.
Apotre birakwiye ko atukana. Araho numvishije ngo ni igisambo. Ako arahandi nanone niyumvishije ngo ni ibandi. Icyakoze Imana ishimwe kuko nanjye nahise njya kuri Twitter, nanjye mfite ka Twitter. Kanze mbanze nsome n'abantu badukurikiye bumve ngo uyu Apotre Mutabazi byanditse. Yaranditse kuri Twitter ya Apotre Mutabazi. Apotre ariko ni umusesenguzi, niko namwise umusesenguzi Mutabazi. Aravuga ngo umugabo uguye ubugira karindwi mu nzira yo kwaka indonke, naho twahurira ngo mutereho utwatsi, kuko iyo nzira sinayinyuramo. Nzira yo kwaka ruswa Mutabazi ntiyayigena, yavuga se si ukuri? Buretse aramutse abaze rero byamusaba no kwifasha, ntabwo twazigera dutsinda urugamba rwo kurwanya ruswa igihe umugabo uguye wese ateraho utwatsi. Niko yanditse. Hanyuma none umva aba followers be cyangwa se inco, urumva ko n'icyongereza natangiye kukimenya, Imana ishimwe iri kugenda inyigisha. Aravuga ngo undi ukuntu yavuze ngo ubwo abamushubije uwitwa Ngarini Aime, uriya yakujugunya mu bishanga sha. Wakaravuga ngo mbese kwa bigize birebire cyane mwa. Undi aravuga ngo harya wa mugabo ngo ni Apotre, ayo mwirirwa mwaka abaturage nayiki, harya ubwo ubusambo, harya simwe muteje igihugu kudindira mwirirwa mubeshya abaturage ngo ni abakristo banyu, mukabaka na duke bare bafite, ari wowe ari na bamuyiki, mwese muri bamwe, mwese mudindiza igihugu. Nuko ni kuri Twitter niko handitse, naga ari nge uri niko handitse kuri Twitter, n'abakunze baje babimusubiza. Undi yazeje gutanga igitekerezo aravuga tariko se ngaho tereka twibuke neza, waje kuvuga ngo turiya dufaranga turiya tudolari 100, munyumve neza, turiya tudolari 100 sinze ngo yaramusubije ngo ari amadolari 100 waka ngo ukagenda ugasangira n'abaprofete. Harya ubwo wowe ntago uri igisambo? Niko yavuze. Undi arongera avuga ngo vuguziga nyine mwese ko muyita amaturo maye, ariko namwe hari igihe ibintu bizahinduka, iminsi y'umujura iba ari 40 burya. Harya ngo utwo duhumbi 100 yatuye ngo wicara n'abapasteri muri Mariyoti isaha imwe tukaba turashize. Noze abasaba abakunzi be. None undi aravuga ngo ariko ayo magambo ubona ufite itorero uyobora, akabazo abayangiza izina ryaba pastor, bya bindi navugaga, abayangiza izina rya Apotre. Muri Apotre ni izina rikomeye. Apotre ni izina rikomeye ritapfa kugira mbese ridapfa kuvogerwa na buri umwe wese, ni izina rikomeye, izina Apotre. Turacyakomeza. Undi aravuga ngo nahoze numva widoga ngo ntiwakoresha Twitter, none muri iyi minsi mike wahise uba big fish ngo followers barisukiranya. Nuzi ko tubishatse twagukorera kampeni ngo genda gake, iby'iyi imihanda ni danje. Urumva kumubwira ngo genda gake, mbese wishaka kurira abantu batondagira kuko ntago ari intozi.
iko Bamporiki yemeye icyaha anajya asabiramo imbabazi. Yewe si yatse imbabazi Mutabazi, uyu musesenguzi wacu ntiyigeze amwaka imbabazi. We Bamporiki we aravuga ngo narisuzumye n'umutima wanjye unyemeza kusaba imbabazi. Urumva mbese izi komantere cyangwa se kuri Twitter banditse bashaka kwerekana Mutabazi ko atari inyangamugayo kandi yitwa ngo umukozi w'Imana. Nanjye naje gusesengura nsanga ko atari byo, atitwa umukozi cyangwa se atitwa umukozi w'Imana cyangwa se atitwa apotre, ahubwo ni umusesenguzi. Ni umusesenguzi ntago ari apotre. Abantu bamimenye. Icyambere bamurega kurya amafaranga y'abantu, ubwo bivuze ngo akebo yagere ari kugereramo no Bamporiki nawe yakagererwamo, agende gake. Nuvuga ngo nawe barabimushinja, nawe baramubimushinze. Wibuke neza ko na Yesu Kristo bamuzaniye umugore wasambanye, arangije ahita afata urutoki yandika hasi. Noneho barebye basanga muri bose ayo magambo yari ari kwandika, baravuga ngo ninde muri mwebwe utarakoze icyaha. None se buriya dusuzumye neza twasanga Mutabazi ni umwere. Nimba ubwe yisora ikiganiro avuga ngo utwo dufaranga twawe 100 ngo twangumaye, ngo mbese yishongora, ngo ntujyana muri Marriott ngo tukicara hamwe n'abapasiteri ngo bangahe n'abaprofete ngo bangahe ngo tukicara ngo tukaturya ngo tukagenda. Nkawe ngayibaza. Ariko na amaturo kandi na apotre yemerewe kurya amaturo. Ntago ari apotre, ivuga ni umusesenguzi. Akaza kushaka kumwaka titre. None se siko bimeze? None se ibimenyetso se bigaragaza? None se umwapotre araza akareba ibintu akahita yaniriza akavuga ati ibi bintu nibyo, ahubwo akamusengera. Agasengera akamusengera akavuga ati Imana muri iki rwose musanga umuhagakiza, akamusengera mbese akanagenda akanamuhugura, agafata telefone akamubwira ati ariko se Bamporiki ibi bintu bite rwose, akamugira inama akamuhugura. Nuko niko mwapotre agomba gukora, akanamusengera. None kugira ngo amusengere cyangwa se namuhugure, wari maraza aramubwira ati agiye imageragere. Nawe ngaho nyumvira. Nose ubwo umwapotre amnyabaki? Ni umwapotre cyane umusesenguzi. Ntangariza abantu kuri Mutabazi. Mutazi ntago ari umwapotre, nta nubwo ari intumwa y'Imana nkuko bivuga. Ni umusesenguzi. Icya kabiri ni umunyepolitiki, kuko ntago uzafata iby'Imana ngo bivange n'umunyepolitiki. No, tujye tubwiza abantu ukuri. Intumwa y'Imana isengera igihugu, igasengera abana b'Imana bakabohoka bagakira. Nuko intumwa y'Imana igomba kugenda. None se abangaba bagiye bamututse kuri barimo kumutuka kuri Twitter. None hari undi wavuze ngariko hari ikindi kintu mwapfaga, kuko ndumva bibaye too much. Abantu bari kandi ni inshuti ze, nabamukurikirana, ntabwo ari njye ngenyine. Ari nundi wavuze ngo, ari nundi none nasomye aravuga ngo hanyuma ngo koko ngo nimba uri umwapotre ngo ngaho genda ubanze wishyure imashini y'abandi wishe ni laptop, ngo yigenda muri ngo yigeza mu batekinisiye. Buretse ndaje ndahasoma. Undi aravuga ngo uretse kubura aho wanyura naho ubundi mbona n'ijana wayatwara. Harya wa mucuti wawe wigeze kugutiza imashini. Dore ngiyi ngo harya wa mushuti wawe wigeze kugutiza imashini ikangirika byagenze ute? Nashakaga ngo tuzasangira agafanta, mwaramaze kuyikoresha none byutse nsanga
ikiri mu bubiko bwa byose nsanga ikiri mu bubiko bwa tekinisiye ngo na Apotre. none se Oya, iyi message dere ngiyi. reka wenda comment tureke aho ngaho ngenda ndashaka ku busesenguzi bwawe. Nawe reka ubu umusesenguzi none ujye kumusesengura umusesenguzi mugenzi we. Yego. Turebe impamvu abantu barimo mbega kumusubiza batishimiye ibyo bayanditse. Urabona ari impamvu? No kubera ririya zina. Ni izina. Bamuziho ngo na Apotre. Kandi Apotre ntago akwiriye gusebya mugenzi we. Ahubwo agomba kumugira inama akanamusengera. Icyo kintu abantu barimo kumuhora barimo kuvuga ati ese nk'umwapotre uri umwapotre uri umupasteri ese itorero uyoboye uriyobora gute? Urabona utaririndi murahubwo abantu uyoboye bameze bate? Nimbuza kuri social media ugakubita mugenzi wawe ugasenya mugenzi wawe ari umuntu w'umugabo mugenzi wawe, ese ubu ukeka ko we agafuni iri kumugera ko katakugereraho? Icyo uri kumukora ukeka ko we bitakugereraho? Ko barimo kwaniriza bamuga ati ibyo uri gukora ntago ari byo. Yongwe nawe yamushubije neza aranga ngo umwapotre akwiriwe gusengera, akwiriye gusenga, nago umwapotre akwiriye aza asebya cyangwa se asebya mugenzi we. Bivuze ngo ririya titre rya Apotre ntago ari irye, ni nizanyo. Ariyo mpamvu ngewe nahise mwita ko ari umusesenguzi, kuko ni nako babivuga ngo umusesenguzi. Ntago bavuga ngo na Apotre Mutabazi umusesenguzi, twakiri Mutabazi umusesenguzi wacu. Ese ubibona ute? Ngewe mbibona kuriya nuko ntago ari Apotre ni umusesenguzi. Munyumve neza, ndabizi ibyo mvuga ntago bamwe bari bubyumve, bashobora bamwe kuntera amabaka bagaturiya wowe bitewe n'abakunzi bakunda Mutabazi ntago nabamwangica. Ariko nanone ese dutekereze neza, nimba mugenzi wawe akoze ikosa ese ni ngombwa kuza kumubwira ngo mwohereje mageragere? Ni ngombwa kuza kuvuga ngo babujyane isoro ngo barenzeho indabo? Bivuze ngo ni igitutsi. Ese ko akiri mu iperereza, aracyari mu iperereza, Mwimana ikajimugirira imbabazi, wenda izo mbabazi yasabye akazihabwa, byagenda bite? Ibyo ko nabyo bishobora gushoboka cyangwa se ntibishoboke? Nk'Imana irebera ubupfu bw'abantu bw'abantu bayo yiremeye, ikavuga ngo bamuye iki nubwo ari umunyamakosa, reka mubabarire, reka nongere mugirire icyizere, mubabarire agahabwa izo mbabazi. Tabazi yajya bivuze agomba kuvuga agira gute? Aziga. Acumugane mu Kinyarwanda ngo bucyana yandi. Bucyana yandi. Rero iryo zina wita ngo na Apotre ntago ari ryo. Banza umenye igizina Apotre icyo bisobanura na titre yaryo nicyo bigomba nicyo zina rivuze. Apotre risobanura intumwa. Bivuze ngo nimba uri intumwa ya Kristo ugomba kuvuga ibya Kristo, ntago ugomba kuvuga ibintu by'ibishego byo gutukana. Bivuze ngo afite imvugo ya gipagani, bani imvugo ya gipagani. Bivuze ngo nubwo avuga ngo arakijijwe ntago arakebwa, aracyafite twa tuntu yishigarijemo twa gipagani twa kera. Ntabwo rero arakebwa, nabanza kebwe, namara gukebwa azitwe rya zina rya Apotre Mutabazi, avuga ibihwanye n'iby'Imana yamutumye. Nazi imbere ya kamera avuga ashaka kwanariza ibyo adashoboye, cyangwa se avuga ngo ngenda Apotre ndi umwanarizi. Ntashaka gutondagira ngagende ngo yirukanke azamuka agere kuri rya zina, kuko kugira ngo uzamuke ugere ku ruzino ku izina rishaka ko kwamamaza, rishaka kuzamuka gutera imbere, bisaba kugenda gake.
muri iki kibuga rero bisaba kugenda gake kuko ejo cyangwa ejo bundi ni wowe wenda tunasoze tuzasubira ubutaha. Rano umujura iyo yibye, abajura iyo bari kumwe bashobora kuba bari nka 5, mugenzi wabo umwe agafatwa, bamwe barirukanka hagasigara umwe. None iyo bari kumukubita, wa wundi nawe araza agahundagura cyane, agakubita mu mutwe, nagakubita ku maguru, ku maboko oya, akubita babaza, akubita no mu mutwe arakubita, kandi akubita umujura mugenzi we. Yego nyine. Uzi impamvu aba mukubita? Oya, ni ukugira ngo atavuga ko bari kumwe. Ubwo none se ushatse kuvuga iki ubwo muri make? None se icyo mvuga ntago cyumvikana? Oya, ntago ngende kucyumva. Yewe birumvikana, ibyo nshatse gusobanura birumvikana. Uriya nyine nimba yararebye yimamu iki, nimba yaribye, buriya ashobora kuba yarababajwe ko yuko yibye ntamuhe wowe, wenda kubera ko bivuga ko Mutabazi nawe ari umujura. Nawe bimuvugwaho? Tamaye bivuga ko nawe yiba amaturo. Bivuze ngo nawe ni umujura. Banga igisambo giseka ikindi. Hako ningwe na BAMPORIKI yasabye imbabazi. None katigeze asaba imbabazi muri kamera, asaba abakristo ko yavuze amagambo mabi. Ningwe BAMPORIKI yasabye imbabazi. Ariko siwe. Bivuze ngo ikijyo cyasetse ikindi urugero ruseka urundi rujya. Mani bahumuyisha. Mbega kuba ari kuvuga byinshi kuri BAMPORIKI hari impamvu. Hari ikibiri inyuma. Sha ngiye mbona ari ikibiri inyuma, ari nk'ishyari. Aha, Damu urakoze cyane, urakoze kusesenguzi bwawe. Reka buriya n'abadukurikiye bazaduha ibitekerezo muri comment. Cyane rwose. Wenda ubutaha tuzagaruka tugenda dukomeza tubiganiraho n'ubundi turebe intuza, ariko gusa nyine ubwo haba harimo ikibazo y'abantu batangiye vanga abakozi b'Imana, barimo ibisambo, barimo amabandi cyane. Nk'ubari umuntu wamamagaye ejo bundi uri mu Bubiligi arambwira ati hari umukozi w'Imana ngo ukomeye yanyatse amadolari 1000, ndayamwohereza ngagiye kunsengera ku musozi wa Kanyarira. Ntago nkuzi, ndanye ndawumubwira. Arangije arambwira ati nongeye kumuhamagara, arambwira ati yarwaje umugore yagiye kwa muganga. Birangira nta nubwo twongeye kuvugana. Ndanye ndamubwira ati none ikibazo ufite niki? Arambwira ati ngiye ikibazo mfite cyari ikibazo cy'ukuguru. Ndanye ndamubwira ati ngaho ufata amazi aho ngaho mu gikombe cyawe. Ndamusengera ndamubwira ngo ngaho simbuka inshuro 7. Arasimbuka ati ndakize. Nta madolari ampaye. Urumva aba bantu bitwa abakozi b'Imana bo barimo gusebya bagenzi babo. Mbese mbese hari inzira barimo gusiba. Hari inzira z'abitwa abakozi b'Imana bari gusa, kuko biri yavuga ngo haracyari ibihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali. Ibyo ngibyo rero birahari. Rero nago naza kugira ngo nze ngo inze mbeshye kugira ngo mbashe kurya. No kuvuga ngo muri bimwe bigiye bavuga ko noneho mu bakozi b'Imana harimo ibisambo koko birimo. Ibisambo birimo byibisha Bibiliya. None reka nkubwire, none igisambo kuntu kibisha Bibiliya iravuga ahantu noneho bakwiba neza bahita bajya kwanoza kwa muri ririya jambo rivuga ngo nuko ngo Aburahamu atamba Isaka. Igitambo kiraboneka. Urumva ngo nawe rero tamba Isaka wawe. Tamba Isaka wawe. Tamba Isaka wawe. Nawe wari ufite twa 100 twari ugiye gukoresha, nawe ukayitugira gute ukayitudutanga. Twumbi barakwibye. Rero harimo abajura bibisha Bibiliya. Bibisha n'ubuhanuzi. Ibyo birazwi kandi bibaho. Rero ni muntera amabuye. Dufite abantu benshi bagenda baduhamagara batubwira ibyagiye bibabaho. Naguha n'urundi rugero. Hari umukozi w'Imana uri Uganda wariye abantu baba Belgique 9,000,000. Abarishije ijambo ry'Imana. Bize ngo niririra ijambo rero bararyibisha. Mugende gake ahubwo inama natanga.
jambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Kongera kabanga biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Kubera ko wamwiringiye rero, niyo mpamvu ugomba gusoma ijambo ryawe ry'Imana ukaribika muri wowe, nubwo nago bazagutuburira. Nta butubuzi uzabona kubera ko ugoswe n'Uwiteka, ntabwo bagutura ngo bikunde. Ndagusaba rero kugira ngo wongere ugirane ubusabane n'Imana, wirinde icyaha n'igisa nacyo, ibona Imana izakugirira neza. Imana ibahe umugisha. Sawa Damo, urakoze cyane. Reka ngushimire nshimire n'abadukurikiye, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Yego.